twongeye turatomboye bana b'Imana kuba Nyagasani aduha amaganga kuri buri munsi kugira ngo adukize ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana iradukunda, ije kudukiza kuri iyi tariki ya 2 Kamena 2024 ubwo duhimbaza umunsi mukuru w'isakramento ritagatifu ry'Ukarisiya, umubiri n'amaraso bya Kristo. Uyu ni umunsi mukuru w'Imana. Imana akoze umunsi mukuru, ngaya masomo ajya kudufasha gukunda Yezu, gukunda Ukarisiya, maze tubeshwaho n'Ukarisiya. Isomo rya mbere ni mu gitabo cy'imuka Misiri, umutwe wa 24 umurongo wa 3 kugeza ku wa 8. Musa amanutse ku musozi wa Sinayi amenyesha imbaga amagambo yose y'Uhoraho hamwe n'amabwiriza ye yose. Nuko imbaga yose isubiza mu ijwi rimwe iti, amagambo yose Uhoraho yavuze tuzayakurikiza. Musa yandika amagambo y'Uhoraho yose. Hanyuma azinduka mu gitondo cya kare, yubaka urutambiro munsi y'umusozi, anashinga amabuye 12 yibutsa imiryango 12 ya Isiraheli. Hanyuma yohereza abasore b'Abisiraheli batura Uhoraho ibitambo bitwikwa, maze ibimasa babitambaho ibitambo by'ubuhoro. Musa yenda igice cy'amaraso ayashyira mu nzetso, asigaye yatera ku rutambiro. Nuko yenda igitabo cy'isezerano agisomera imbaga. Baravuga bati, ibyo Uhoraho yavuze byose tuzabikora kandi tuzamwumvira. Musa yenda amaraso asigaye ayatera imbaga avuga ati, aya ni amaraso y'isezerano Uhoraho yagiranye namwe, bishingiye kuri ya magambo yose yavuze. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi 116. Dusangira inkongoro y'umukiro, twiyambaza izina rya Nyagasani. Ibyiza byose Uhoraho yangiriye rwose nzabimwitura nte? Nzashyira ejuru inkongoro y'umukiro kandi njye ndiyambaza izina ry'Uhoraho. Koko Uhoraho ababazwa n'urupfu rw'abayoboke be. Uhoraho wagiriye ko ndi umugaragu wawe, maze umbohora ku ngoyi. Nzagutura igitambo cy'ishimwe kandi njye niyambaza izina ry'Uhoraho. Nzarangiza amasezerano nagiriye Uhoraho imbere y'iteraniro ry'umuryango we wose. Dusangira inkongoro y'umukiro, twiyambaza izina rya Nyagasani. Isomo rya kabiri ni ryo mabara yandikiye Abahebureyi, umutwe wa 9 umurongo wa 11 kugeza ku 15. Bavandimwe, igihe Kristo ahingukiye yaje ari umuhereza gitambo mukuru w'ibyiza bizaza. Yambukiranyije ingoro isumbije iya mbere agaciro n'ubutungane, itubatswe n'ikiganza cy'abantu, ari byo kuvuga ko itari yo muri ibi byaremwe. Yinjiye rimwe rizima ahatagatifu rwose, atahinjiranye amaraso ya za ruhaya n'ay'ibimasa, ahubwo aye bwite aturongera cyo ubucungurwe bw'iteka. Niba koko amaraso ya za ruhaya n'ay'ibimasa kimwe n'umuyonga w'inyana yatwiswe bishobora gusukura no gutagatifuza umubiri wabo byuhagijwe, nk'amaraso ya Kristo wituye Imana ho igitambo kitagira inenge ku bwa Roho Uhoraho, yo azarushaho ate gusukura umutima wacu awukiza ibikorwa bitera urupfu, ngo dushobore gusigiza Imana nzima. Nicyo gituma Kristo yabaye ishingiro ry'isezerano rishya, kuko yapfiriye gukiza ibicumuro by'abari bakigengwa n'isezerano rya mbere, kandi ngo abatowe bazahabwa umurage w'iteka wabasezeranyijwe. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mw'ivanjiri ntagatifu yanditswe na Mariko, umutwe wa 14 umurongo wa 12 kugeza ku 16, wa 22 kugeza ku 26. Umunsi wa mbere wo kurya imigati idasembuye, ari nawo babagaho intama za Pasika, abigishwa ba Yezu baramubaza bati, urashaka ko tujya gutegura he ngo uharire Pasika? Yezu yohereza 2 mu bigishwa be arababwira ati, nimujye mu murwa muri buhure n'umuntu yikoreye ikibindi cy'amazi, mumukurikire, maze aho yinjira mubwire nyir'urugo muti, umwigisha aravuze ngo, icyumba cyanjye nza kuriramo Pasika hamwe n'abigishwa banjye kiri hehe? Ari bubereke mu nzu yo hejuru icyumba kigari gishashe kandi giteye neza, abe ariho mudutegurira ibya Pasika. Abigishwa baragenda bagera mu murwa, maze basanga bimeze uko yabibabwiye, batunganya ibya Pasika. Nuko igihe bafunguraga Yezu afata umugati, amaze gushimira Imana arawumanyura, arawubahereza avuga ati, nimwakire, iki ni umubiri wanjye. Hanyuma afata inkongoro, amaze gushimira Imana arayibahereza, maze bayinyweraho bose. Nuko arababwira ati, iki ni amaraso yanjye y'isezerano amenewe abantu batabarika. Ndababwira ukuri,
ntago nzongera kunywa ku mbuto y'imizabibu kugeza ku munsi zanywera divayi nshya mu ngoma y'Imana. Bamaze kuririmba zaburi barasohoka bagana ku musozi w'imizeti. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Mukarisiya Yesu urimo twunga ubumwe iyo tugufite, mbamba yacu izatugeza mu ijuru, mbamba yacu izatugeza mu ijuru. Mukarisiya Yesu urimo. Bayoboke b'Imana, nimugira amahoro, Kristo naganze mu mitima yacu, tumubone tumwereke abandi buri munsi. Umunsi umugabo umusinzi ngo baramubajije bati, tubwire byibuze nk'iminsi mu cyumweru wamara utaragasomaho. Nuko arabwira ati, iminsi mu cyumweru reka da, maze n'isaha ku munsi sinayimara ntaragasomaho, naba nashize nahita mpfa. Nuko ngo barongera baramubaza bati, none se tubwire noneho iminsi wamara udasenga mu cyumweru. Nuko arabasubiza ati, n'icyumweru cyashira ntarasenga, umva ukwezi gushobora guhenanguka n'umwaka ushobora gushira ntarasenga, kandi nkumva ntacyo bimbwiye. Bayoboke b'Imana, Yesu Kristo akuzwe. Nguko uko akenshi ushobora kugira inzara y'ibiryo, ukumva ushatse ibiryo, ukumva ushatse kurya ibitunga umubiri, ibihaza umubiri, ukagira inyota, ukumva wararikira inzoga, ukumva ufite icyaka, ukagira inyota y'ibintu, ukagira inyota y'inzoga, ariko ukaba warabuze inyota y'Imana. Gusenga ukaba utagisenga, kubaho udasenga ni ugusenyuka. Uko umubiri utabaho utarya, nta niko roho nayo itabaho nta gasengesho ugira, nta jambo ry'Imana, idahazwa na Yesu Kristo, umubiri wa Kristo. Amen, amen, amen. Bayoboke b'Imana, Yesu Kristo akuzwe. Iki cyumweru ni cyumweru cy'isakramento Yesu Kristo watwihaye mu Karisiya. Amasomo Kiliziya yaduteguriye nadufasha kuzirikana kuri uyu munsi mukuru witwa Fête Dieu, umunsi w'Imana. Imana yakoze umunsi mukuru. Rero ikiranga umunsi mukuru wose ni ugutondagura ibihekane bibiri by'ingenzi. Bya bihekane byoroha mu gutondagura mu buzima, ntawe utashobora kubitondagura. Igihekane cyandya ni cyangwa. Rero uko urya ku mubiri, nani kwagombye gukenera nanone kurya kuri roho. Ngira irya sengesho ngo wa mubiri wa Kristo, yampamba y'abari ku rugendo, wowe nanjye tujya hehe? Tugana mu ijuru ku Mana Data. Rero nawe urebe umunsi mukuru nk'uyu urarya iki? Wasanga uherera mu kunywa, mu kurya ibya hano ku isi, ifiriti, inyama n'ibintu byinshi cyane, ibiryo bikomeye cyane, ariko ukaza kuburira Yesu akanya ko gushengerera, kandi byaba akanya k'isengesho kakabura ku minsi mikuru nk'iyi, kandi byaba kandi uri umukristo, kandi uzi Yesu, uhabwa Yesu, uri umukristo, wahawe Karisiya. Mubyeyi, umunsi w'Imana. Na niyo mpamvu amasomo y'uyu munsi agiye kudufasha kuzirikana ku ngingo iryoshye cyane yitwa kuba inshuti y'Ukarisiya. Amen. Kuba inshuti ya Yesu mu Karisiya, ukunda Yesu. Nawe uze kuva aha ngaha umva uri inshuti ya Yesu, uri inshuti ya Yesu ku buryo bukomeye cyane. Kuba inshuti y'Ukarisiya ntago ari ukumva ijambo ry'Imana, ntago ari uko umukristo, ntago ari uko uhabwa Yesu, ahubwo nuko umushengerera, wumva ijwi rye kandi ukarikurikiza. Kuba inshuti ya Yesu nuko umusanga akagusanganira, mugasabana, mukabana, nuko ubana na Yesu. Ayo masomo yose ko twazirikanye aratwerekeza ku gitambo cya misa, cya kintu kiza kudufasha kuba inshuti y'Ukarisiya, inshuti ya Yesu. Tujya kuzirikana ku bintu bitatu biza kudufasha kuba inshuti ya Yesu, inshuti y'Ukarisiya. Ingingo ya mbere iritwa misa, ingingo ya kabiri iritwa Ukarisiya, ingingo ya gatatu iritwa inshuti. Reka rero duhere ku ngingo ya mbere. Nkuko tumaze kubivuga, aya masomo yose yagarutse kuri misa. Misa nkuko Gatikisima Kiliziya Gatolika bitwigisha, misa ni iki? Misa ni ikoraniro rihebuje ry'abayoboke b'Imana bakikije umusaseridoti, bateze amatwi ijambo ry'Imana kandi baturira hamwe igitambo cy'Ukarisiya. Amen. Tubisanga uze kureba ku gatabo cy'umukristo, paji ya 27, nimero 144. Iki gisobanuro cya misa nicyo kigiye gutwerekeza ku magambo tumaze kwakira, amagambo y'Imana. Isomo rya mbere twakiriye ryo mu gitabo cy'imuka Misiri riratwereka uburyo Abayisiraheli bavuye mu Misiri bakomeje guhimbaza Imana mu ijambo ryayo ndetse no gutura ibitambo. Ubwo bwari uburyo bwo kwereka Imana, kuyishimira, guhura n'Imana. Imana yabarokoye, Imana yabakuye hakomeye. Umunsi utera imbaga amaraso,
arerekeza kuri Musa mushya Yezu Kristo, we wamennye amaraso ye ku musaraba kugira ngo akize imbaga aducungure. N'iki gitambo bari kwakira ijambo ry'Imana, bari no gutura ibitambo ku buryo bwabo, ku buryo mu isezerano rya kera, ariko byose bikazerekeza ku isezerano rishya Yezu Kristo uzatwitangira. Ikindi twazirikana kuri misa ubundi bayita gushimira, action de grâce. Nani ry'umurimbyi wa Zaburi aririmba atwerekeza ko misa dukora ari ukuzamura inkongoro tugashimira Imana, dusangira inkongoro y'umukiro twiyambaza izina rya Nyagasani. Amen. Isomo rya kabiri twakiriye twarisanze mu ibaruwa yandikiye Abahebureyi, aho batubwira uburyo igitambo cya Yezu Kristo, igitambo kimwe rukumbi, cyakuyeho ibitambo bya kera. Ibitambo bya kera byari bigamije gutura ibimasa, amatungo. Igitambo cya Kristo kikaza, Yezu wameneye amaraso ku musaraba, agatwitangira akango ku musaraba kugira ngo adukize. Icyo gitambo cyahanaguye, cyakuyeho ibyo bitambo bya kera. Igitambo kimwe rukumbi Yezu Kristo, Yezu warakoze kuducungura. Ivanjiri y'uyu munsi nayo ni misa, iratwerekeza kuri Yezu Kristo uri gukora umunsi mukuru. Bari gutondagura bya bihekane njyananywa hamwe n'abigishwa be, ariko nanone agambiriye kubabwira iremwa ry'Eucharistia, institution de l'Eucharistie. Yezu Kristo ahimbaza Pasika, nuko agahishura abigishwa be urugendo agiye gukora, yitangira abantu, akarema Eucharistia. Iki n'umubiri wanjye ugiye kubatangirwa, iki n'amaraso yanjye agiye kubamenerwa kugira ngo abantu bakire. Yezu Kristo yabikoze kugira ngo natwe uko ibihe byazagenda bisimbura tuzabikore tumwibuka, urwibutso, memoire. Uko rero tubisubiramo muri buri misa, kongera kwibuka Yezu Kristo waducunguye, ko buri misa Yezu yongera gukiza, ko buri misa Yezu yongera kuducungura, nubwo atari ku buryo bumena amaraso, ahubwo ku buryo bwo kudukiza, kuko Yezu Kristo ari aho hantu, ari mu misa igihe cyose tumutura igitambo cy'Eucharistia. Misa igizwe n'ibice bibiri: kumva ijambo ry'Imana no gutura igitambo cy'Eucharistia, nuko ikaba igihe cyo gushimira Imana. Nyuma yo kumva misa, tujye noneho ku ngingo ya kabiri yitwa Eucharistia. Eucharistia ni iki? Eucharistia ni isakamento ririmo Yezu Kristo ubwe rwose n'umubiri we n'amaraso ye mu bimenyetso by'umugati na divayi, akatubera icyarimwe igitambo, ifunguro n'inshuti tubana. Amen. Turabisanga mu gatabo k'umukristo, abakegere muze kugasoma, page ya 26, nimero 140. Turi buze kwibanda cyane kuri amagambo atatu: igitambo, ifunguro ndetse n'inshuti, ubwo cyane cyane tuza kwibanda ku buryo bukomeye ku nshuti. Reka mu kanya gato tubanze tugaruke ku mateka yo gushengereza Eucharistia, nyuma tuze kubona uburyo koko akomeza kuba inshuti ya Yezu. Inyigisho turayishingira cyane cyane kuri Bibiliya n'uruhererekane n'inyigisho z'abashumba ba Kiliziya, uko bagiye bose avuga kuri Eucharistia mu ncamake. Duhereye ku Ivanjiri yanditswe na Yohana umutwe wa 6 umurongo wa 11 kugeza ku 13, Yezu atubura imigati. Iyo Yezu amaze gutubura imigati, hari icyo yabwiye abigishwa bati: nimurundarunda ibimanyu bisigaye, ntihagire igipfu busa. Iryo jambo rero ntihagire igipfu busa riratwerekeza cyane cyane mu binyejana nka 5 bya mbere, uko abakristo ba mbere uko basangiraga, barangiza gusangira mu gitambo cy'Eucharistia, nuko Eucharistia zasigaye bagasigariza abarwayi, abanyantege nke batashoboye kugera mu ikoraniro, de sainte réserve eucharistique. Nuko rero bakabashyira abarwayi, ndetse no ku rugendo ngo ashobora no kwitwaza Eucharistia nk'abari ku rugendo nyine. Ya Eucharistia twibutsa ko turi mu rugendo nk'impamba y'abari ku rugendo bagana hehe? Bagana mu ijuru. Nguko rero aho dushingira mbere na mbere gushengerera icyasigaye kugira ngo kitaza gupfa ubusa. Uko amakoraniro yakomeza kugenda himbaza Eucharistia, muri urwo rugendo gushyira abantu Eucharistia, haje kwaduka abayobe benshi barwanya Eucharistia. Turazirikana mu kinyejana cya 10 ndetse n'icya 11 uwo bita Beranje wa Turu. Uyu nguyu yarwanyije Eucharistia ku buryo yavuga ko Yezu atari mu Eucharistia rwose, bityo akabifata ku buryo bworoheje, akabyumva nk'uburyo bworoheje. Haje kwaduka abandi bahanura b'inyoma mu kinyejana cya 12, ikinyejana cya 13, ba Luteri ndetse n'abagenzi be batemeraga la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie, batemeraga uburyo ko Yezu ari mu Eucharistia rwose. Nuko bakavuga bati ni ibintu byoroheje, cyo bikora dushobora guhaga umugati wahawe umugisha, aho ni nko mu misa. Ariko nyuma yaho ntibabyemere, babyitaga impanation. Yezu arimo by'akanya gato,
nyuma ariko ntabwo akomeza kubamo. Byumvikane ko ba Luteri batemeraga gushengera, ko gushengerera bishingiye cyane cyane kuri ukarisiya zasigaye, bityo akaba ariho abantu nyine bahera buhoro buhoro bagenda bashengerera Yezu, kugumana na Yezu no muri ba bandi banyantege batashoboye guhagera. Turazirikana none abashumba ba Kiliziya uburyo baje gukomeza bagenda basigasira ukarisiya, batanyigisho kuri ukarisiya zishimangira ko Yezu ari mu ukarisiya rwose. Tukazirikana mu kinyejana cya 13 ba Mutagatifu Bonaventure ndetse na Mutagatifu Thomas wa Aquino. Mu kinyejana cya 13 Thomas wa Aquino dukesha cyane cyane indirimbo bita Ratasiyoni, indirimbo dukunze kuririmba ku munsi w'isakramento, igisingizo cy'ukarisiya. Icyo kiba igisubizo cya mbere ba Thomas wa Aquino na Bonaventure batanze umusanzu mu kwamamaza ukarisiya ndetse no kugaragaza uburyo Yezu Kristo ari mu ukarisiya ukwiriye gushengererwa. Izi ni inyigisho za Kiliziya ziza mu gihe cy'inama nkuru ya Trento mu kinyejana cya 16 ubwo bazaga basubiza Luteri contre la réforme. Nabo bayobose bahakanaga ko Yezu ari mu ukarisiya rwose. Nuko rero iyi nama yimakaza gushengerera, yimakaza kwamamaza Yezu Kristo uri muri ukarisiya rwose ku buryo budashidikanywaho. Nyuma ku nshuro ya 3 abandi bayobozi ba Kiliziya baje gukomeza bagenda bashimangira ukarisiya mu nyandiko zabo za gishumba des encycliques. Nshaka kuvuga nyinshi, ndashaka kuvuga encyclique ya Papa Yohani Paulo wa II, Ecclesia de Eucharistia Vivit. Kiliziya ibeshwaho n'ukarisiya. Iyi nyandiko rero nayo izishimangira gushengera Yezu nk'inshuti, Yezu tubana, bityo ntitumuburira umwanya kandi ari Yezu uhoraho, Yezu uri mu ukarisiya ku buryo budashidikanywa. Ukarisiya Yezu arimo rwose nta gushidikanya. Nyuma yo kumva amateka magufi yo gushengerera, naho ndizera ko ukomeza kugira inyota yo gushengerera ndetse no guhamya ko Yezu Kristo ari mu ukarisiya. Ariko kubivuga gusa ntago bihagije, ahubwo kubikora. Nari mpamvu tugiye kujya ku ngingo ya 3 yitwa inshuti y'ukarisiya. Ese nawe uri inshuti ya Yezu? Nyuma yo kumva barwanyije Yezu mu ukarisiya, nawe witeguye kurwana Yezu urugamba, nta kundi kumurwana usijya kumushengerera. Gushengerera ni uguca bugufi, ni ugutuza, ukarangamira ubuhangange bw'Imana. Bityo ntukoreshe gusa ururimi, imvugo, ahubwo ugakoresha umutima ukwemera, urangamiye Yezu, guceceka ugahura na Yezu. Uko urangiza kureba ubuhangange bw'Imana, ibyo Imana ikora, ukavuga uti Imana ni urukundo, Yezu watwitangiye, Yezu igitambo, Yezu ifunguro, Yezu nshuti, ya nshuti tugomba kubana, ngomba kuguma iruhande, nkagumana nayo, nyishengereye turi kumwe nayo. Ubu niyo rero Yezu Kristo turi kuramya ku munsi w'isakramento, kuba inshuti y'ukarisiya. Nta kindi kuba inshuti y'ukarisiya ni ukuzajya usura Yezu kenshi, ubundi mukibanira na Yezu agakubwira uburyo wabaho ku buryo buhuye nuko we ariho. N'inshuti yawe nyine, ubundi inshuti yagombye kwigana imvugo n'ingiro, bityo nawe ukabaho nka Yezu, kuba inshuti y'ukarisiya. Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo umugabo w'umukristo ngo arashinzwe imirimo myinshi cyane muri Kiliziya, ari umuntu w'indani, umukristo w'indani. Nuko igihe kimwe kiza kugera, wa muyoboke w'Imana, abandi bajya gushengerera bakamubwira uburyo bumvise Yezu avuga, akagira akababaro uburyo ajya gushengera akamara igihe kirekire ariko ntazigere yumva ijwi rya Yezu. Agahora yibaza ati kuki ngiye ntumva ijwi rya Yezu igihe najya gushengera, kuki ngiye kuko Yezu atabwira, kandi muhora imbere nk'umukristo w'indani ushinzwe imirimo myinshi muri Kiliziya, ariko kuki kuko njya mara amasanariya yose ariko simbone Yezu, sinumva ijwi rya Yezu. Nuko ngo umunsi umwe kera kabaye aza gufata icyemezo, nyuma yo kumva ubuhamya bw'abantu ukuntu bahura na Yezu, nawe afata icyemezo aravuga ati nanjye ngiye gufata isaha yose byibuze ntacyo mvuga, ubundi nyibera ya Yezu. Nuko ageze imbere Yezu aramubwira ati Yezu, ubu ngubu nanjye ndaje, noneho nanjye ngiye guceceka umbwire, dore aho nahereye ndakumva, noneho nanjye ndashaka kumva ijwi ryawe. Nuko wa muyoboke w'Imana isaha ya mbere irashira, shwi nta jwi yumvise, iya kabiri irashira nta jwi yumvise. Uzi ko umunsi waje kurangira nta jwi arumva. Nuko atahiwe ababaye cyane. Nuko ngo ageze iwe agiye kumva, yumva ijwi ry'imbamutima rimuvugiyemo ati aho wahereye. Wa mugabo wumva iryo jwi ridasanzwe ati aho wahereye, rirongera riramubwira ati aho wahereye. Wa mugabo akomeza kwibaza uko bimeze, aho wahereye. Amaze kumva iryo jwi ati aho wahereye, yumva ridasanzwe, yumva ko ari kumukigita mu mutima ngari ikintu kimwongorewe. Nuko akomeza kurizirikana ati aho wahereye. Aza gutekereza aho yaragiye kujya, ngo arafitanye randevu n'umumama
aho bari bumvikanye bagomba guhura kuri randevu bagasohokana. Wa mugabo yabitekerezo ugenda agiye kugira akumva rya jwi none ryongeye kumukubita ati aho wahereye. Muri ako kanya ngo ahitangira gutekereza ibintu byose yabagamo, uburyo bari baramutoreye imirimo ya kiliziya, ariko akaba yaragenderaga mu ngeso mbi z'ubusambanyi, ntihagire ubimenya, nta n'umwe ugeze arabukwa ko abigenderamo. Nuko iryo jwi rikakomeza rimukubita ati aho wahereye. Nuko ahita yibuka ko hari ibintu koko yakoze n'abandi bigeze babimenya, kugeza na n'ubu ntabarabimenya, ati aho wahereye. Ako kanya ahita yumva nyine ari Yezu uri kumubwira ati aho wahereye warekeye aho ngaho. Ariko uwo mugabo mu kwikura mu isoni atekereje ibyo byose ko ntawe bimenye, nuko ngo abwira Yezu ati Yezu umbabarire ngiye kujya rimwe gusa, ubundi mpite mbizinuka burundu. Nuko mu kugenda ati aho wahereye. Iryo jwi rikomeza kugenda rimukubita aho wahereye. Ako kanya wa mugabo mu gihe ari gusaba Yezu ngo byibuze ajyeho rimwe gusa ntazasubire, ako kanya ngo afata imodoka nk'uko arabimenyereye arayatsa. Imodoka yanga kwaka, uko iri kwanga kwaka rya jwi rikongera kumubwira ati aho wahereye. Yayatsa ikanga kwaka, aho wahereye. Ubwo ko ari kuyatsa na wa mugore bari bafitanye randevu nawe ari kumuhamagara ati ihute. Rya jwi niryo riri kumubwira ati aho wahereye. Wa mugabo aza gufata icyemezo cy'uko kubera ko ngo yasabye Yezu uruhushya ko ari ubwa nyuma, ajya gushaka uburyo bwose bushoboka ubundi akagenda. Aho wahereye, uko agiye ati aho wahereye. Nuko aza kugenda ngo agezeyo, ubwo ngo cya cyumba barimo na wa mugore agiye gusohoka asanga bakigose. Umugabo wa mugore yahisaza amufatiraho umupanga ati wibeshye. Bamuhitishamo niba babishyira ku itangazo, niba bamufunga, cyangwa niba asinya amadolari 4,000 ubundi bakamurekura akagenda. Wa mugabo arebye hirya abona ko ibyo bintu byazamusebya, dore ko yari umuyobozi ukomeye cyane, ndetse gufungwa nabyo akabona bizamugora. Afata icyemezo cyo gusinya y'amadolari 4,000, asigira sheke wa mugabo muri rwa rugo, ubundi arataha. Ageze mu rugo noneho nibwo yaje kwibuka rya jambo ati aho wahereye. Yumva ko ari Yezu uri kumukebura ati nyabuneka waretse ibi bintu, nyabuneka warekeye aho ngaho, aho wahereye. Nuko ako kanya nibwo yasubije amaso inyuma, ajya yakumva ko ryaje rya Yezu nawe ryari ryamubwiye ageze mu rugo nyuma yuko aravuye gushengera ati aho wahereye. Ya madolari yose amaze kumuvamo, amaze guhomba, ibintu ni byinshi cyane. Aho wahereye. Abayoboke b'Imana, Yezu Kristo akuzwe. Akenshi natwe usanga turi kwivovota duti sinumva ijwi rya Yezu ntabwo ajya ambwira ngewe. Nyamara Yezu ashobora gukoresha ibimenyetso mu gihe akubwira mu gushengerera, ashobora gukoresha amagambo, ashobora gukoresha umurongo wa Bibiliya, ashobora gukoresha ikindi kimenyetso cyose utari witeze agira ngo kohereze. Ube maso, ataho wahereye, warekeye aho ngaho koko. Yaba uyu mugabo yayumviraga Yezu, bityo ntajye gusezera bwa nyuma ku cyaha, umva ari amadolari 2,000 ntiyari kumuvamo, ntiyari kuba hombye. Ariko aho wahereye, none koko aho wahereye bimusize iheruheru. Aho wahereye. Nk'inshuti ya Yezu ugomba kumenya uko Yezu avuga, uko akora n'uko akoze. Kuba inshuti y'Ukarisiya, ndifuza muri aka kanya gukubwira uburyo Yezu avuga igihe avugira. Yezu avuga mu bihe bitatu. Iyo wajya gushengera Yezu ashobora gukubwira mbere y'uko ujya gushengerera. Uri ku mutambagizi Yezu ashobora kuvuga ukumva ijwi rye, uri kugenda mu nzira Yezu ashobora gukubwira. Aho hose ujya witega ko Yezu yakubwira nk'inshuti yawe, cyajya wafashe umugambi ko ugiye gushengerera, ugiye mu gitambo cya misa, ugiye gusenga. Aho nawe Yezu Kristo bari gukomeza kugenda akubwira mu sakrisiya, ku mutambagiro, aho hose Yezu arakora kugira ngo akubwire. Aha kabiri, igihe cya kabiri ni igihe noneho uri imbere y'Ukarisiya, uri imbere y'isakramento ushengereye. Aho ngaho ushobora kumva ijwi rya Yezu, ijwi ry'imbamutima, rya jwi rikubwira riti iki ni cyiza gikora, iki ni kibi kireke, ikagukebura ati rekeraho, rikagukebura riti aho wahereye. Nawe ugahita wibuka bya bindi byose muziranye na Yezu ujya ukora rwihishwa, ataho wahereye ugahita ubizinukwa. Ushobora guhita ubizinukwa ako kanya, cyangwa ugafata ingamba z'uko utazabisubira. Noneho ha gatatu hakomeye cyane, kandi koko twese Yezu akunze guhatubwirira, ushobora no kubona igisubizo cya Yezu na nyuma yo kuvuye gushengerera. Waba gushengera ukumva noneho Yezu arakubwira ati komera, ibyago urimo komera, ndi kumwe nawe, humura turi kumwe. Ibi byago urimo ndagutabara, ndakurebera. Wajya gusanga ugasanga wa mwana wagiye gusabira ugasanga yakize, cya kibazo wajyanye ugasanga cyakemutse, hashira umunsi hashira ibiri ugasanga cya kibazo cyarakemutse, kubera ryashengerera wakoze. Nyuma Yezu akazagusubiza nyuma nyine, cyagiye uzagera mu rugo akubwira ati aho wahereye, wowe ntubyumve, ahubwo ugakomeza
gushyira ibitwi mu matwi atereka njya gusezera Yezu nyihangane nguko akenshi dukunze gushaka gusezera ku cyaha nyamara Yezu ari gutubwira ati warekeye ngaho kuko ngukunda. Buriya Yezu dukora byinshi cyane agakomeza kugenda duhisha atari ukuduhishira ahubwo agira ngo aduhishe mu mbabazi ze, bityo tugaruke tumugarukire tujugunye ibyo byaha byacu aho twahereye Yezu atwihanganira koko waretse koko Yezu agakwinyiga Yezu nk'inshuti yawe nyine mu Ukaristiya. Na nyuma Yezu arakora agatangira ibimenyetso byinshi cyane. Icyanyuma ngiye gusorezaho nuko burya ibyaha birasakuza cyane. Ibyaha bishobora kukubuza kumva ijwi rya Yezu. Iyo ufite ibyaha ibintu wagiye uhisha kwa guhingira kugwiri ntabwo ushobora kumva ijwi rya Yezu uko bikwiye. Uragenda ukamwumva ariko ukamwumva ibice cyangwa ukamwumva ariko rya jwi ntiribashe ko gucengera kubera ibyaha byaripfukiranye. Rero mukristo muvandimwe, inama nziza iruta iyindi zose nk'inshuti ya Yezu ni ukwigorora, ni ugusaba penetensiya, ni ugusaba imbabazi, ni ukwicuza, ni ukureka ibyaha bya bindi bituma utumva ijwi rya Yezu, bya bindi bipfukirana Yezu n'inshuti yawe. Niba uri inshuti ya Yezu kandi Yezu ari intungane, washaka ute kumva nyir'ubutungane kandi wowe ugikomeza kuba nyir'umwanda? Kuba inshuti ya Yezu nawe kuri umunsi w'isakramento urebe uburyo ubanye na Yezu muri Ukaristiya, urebe uburyo ubanye na Ukaristiya, urebe uburyo ujya ushengerera, urebe uburyo uri inshuti ya Yezu, urebe uburyo ujya wumva igitambo cya misa, ukunda isengesho, ukunda Yezu. Uhabwa Yezu kangahe? Uhabwa Yezu gute? Kumuhabwa ntibihagije ahubwo umuhabwa ute? Kumuhabwa neza, kumushengerera. Umushengerera ryari? Ujya ufata akanya kugira ngo muhure. Uyu munsi dukora umutambagiro, ukore nako ujya umutambagiro ugera iwawe, utambagirire na Yezu. Yezu atambuki wawe, mutambagira gutambagize, mutambagirane mu buzima bwawe, ibibazo byawe byose agenda bitambukaho maze aguhereza igisubizo gikwiye kuko uri inshuti ye aho wahereye nawe. Bityo nawe wumva ijwi rya Yezu kandi urikurikize, umumenyesha abandi buri munsi. Ukaristiya Yezu arimo numwemera, ntushake gusa kumufatisha aya maboko agaragara cyangwa aya maso dukanura, ahubwo ni iki? Amaso y'ukwemera, amaso y'umutima, kurangamira Yezu, kureba Yezu. Ndabizi Yezu arahari, ndamureba nawe akandeba. Nguko uko nawe uyu munsi mu mutambagiro ukora urangamire Yezu. Guhera uno munsi nawe w'inshuti y'Ukaristiya ubonere Yezu umwanya nk'inshuti yawe. Wamubonera iminota 5 ku munsi, wamubonera isaha, igihe cyose wamubonera ureke akubwire. Ashobora gukubwira utarajya gushengerera, ashobora gukubwira uri gushegera, kimwe nuko yakubwira na nyuma uvuyeyo. Icy'ingenzi nuko umutima wawe uwagura kugira ngo Nyagasani atambuke atambagire iwawe. Mugire icyumweru cyiza cy'isakramento ritagatifu ry'Ukaristiya. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diocese ya Cyangugu.